mushaka amata agurana itabi. N'abatsindiye mukurikirane umukino. Mira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Mama wiriwe neza? Ure neza mwana wa? So wazindukiye mwana wa? Ngomere. Ndi kuvuga wiriwe wagira ngo twirirwanye. Mama nyine urabona nagiye ku rusengero ariko narindi kugushaka. Wakira gikisi? Ahubwo ngize amahirwe musangana ahubwo siko utagiye mu kazi. Muteze yombi mbwira mwana wa byagenze bite? Umva mubwire mama, namenye amakuru hari ishuri ryitwa UTC Training Center ryigisha ibijyanye n'umwuga w'ubudozi. Rero nari natekereje ko nanjye nagenda nkiga nk'abandi bana, niyo mpamvu rero navuze ndaza kubikubwiraho numva ukuntu bimeze. Oh, hari ikibazo se mwana wa? Iryo shuri se hari icyo bisaba se? Ni ukwiga amezi atandatu yarangiye hazaho ibindi byiciro. Okay, nta kibazo. Noneho wowe genda wige. Gusa nyine uzirikane yuko mwana wanjye ukubona ko ubuzima hanze burahenze. Oya mama nta kibazo pe, nzagenda nige dutaha saa sita nzajya nza mufashe imirimo nta kibazo. Okay, nta kibazo uzajye ku ishuri. Ahubwo mama nyine batanga amafaranga 10,000 ku kwezi. Koko Mutoni mwana wanjye, ubu koko uyobewe uburyo ki muri iyi minsi ubuzima buhagaze? Icyambere urabizi papa wawe kuri duwani ibintu byaragoranye, ntabwo acyambuka, nta kazi afite. Nanjye urabizi neza mu isoko ukuntu bisigaye byaranze. Sinagusizeho kuwa kane ukareba ukuntu bameze. Muto se mama, ubu ngubu nakomeza kwicara. Urabizi ntabwo nasoreje tronco, ntabwo nakomeje amashuri. Hano hanze urabizi akazi karabuze. Nintagenda ngo nige basi nicare no mwuga nkufite, nzakora iki? Nzabaho gute? Mutoni mwana wanjye, urazi ko ngiye ari kinakwima. Genda inyoko narakwibyariye. Ariko umva nyine utuze. Barumuna bawe uzi ko bari kurya bigoranye cyane. Ngiye mbigenze nti. Ariko mama nose ubu ngubu koko nagombye kugenda nkiga, kandi ikindi bira bintu ngenda bikunda. Muto ndabizi ubundi byari ngombwa pe. Byari ngombwa kandi biranakeneye kuba wakwiga umwuga kuko nabuze uburyo nakwishura wenda ngo usoze. Ariko reka nkubwire, reka iki cyiciro kirangire, noneho mu kindi kizaza nzaba narateguye neza ukuntu uziga ujyane n'abandi bana kwiga. Ariko ubu ngubu rwose biragoye. Nawe urabizi. Nakundi basi nakundi nabigenze. Gusa nyine ubyumve ko bino bintu nabikundaga kandi numva ari umwuga nakiga ukazambeshaho. Gusa nyine ubwo bidakunze nta kundi nabigenze. None se Mutoni mwana wanjye wigenda ubabaye uko byagenda kose bishobora gukunda. Ariko koko mana yanjye, ubu umwana wanjye mbura ubwamwigisha soze nk'abandi bana, narangiza mbure n'amafaranga yo kumwishyura 10,000 ku kwezi. Ubu koko mana nacumuye iki? Umuryango wanjye ni iki twakoze cyatuma umuntu abura n'10,000? Ariko uko biri kose Imana ifite ikizakora ku bana banjye. Nanjye siniyumvisha rwose uburyo ki bimeze. Mana we. Muto. Karani. Egera imbere. Ariko se Brian, ndakumva cyane. umva buriya ngiye rero reka nkubwize ukuri. Iyo ndi kwibona muri UTC ndi kwiga, ndicara nkashima Imana, nkahereza Imana icyubahiro. Yagejeje hano hantu. Nagorwa uzi gufata ibintu ukabikabiriza gusa. Mbikabiriza gute Brian? Kuba uri hano ntabwo bikunejeje? Ndagira ngo njye nkubwire ibiri ku mutima. Kuba ndi hano ubundi nta nubwo njye mbikunze. Icyambere ibi bintu by'ubudozi ni iby'abantu b'abasaza babuze ibyo bakora. Wiki? Babandi bakeneye kurirwa bityo. Utambwira ko ufite intekerezo nk'izo kandi nose kubera iki? Bino bintu ni ibintu byiza. Icya kabiri, manzi unyumve sumva icya kabiri. Ibaze ko umuntu w'umujene nkanjye ngo niriwe nsutamye ngo ndi kunyonga, ngaho ngo ndi gupedara. No. Icya gatatu, mama yabinzanye mereka ntabikunze. Mama nawe sinzi yumva ko ibintu byose ngo mwana wanjye bijyemo ngo naguze ejo si arantege iminsi kisa. Umva
ibyo wavuga byose ngewe ntabwo byitayeho. Ndashimira Imana, nawe urabizi ukuntu ngewe umuryango nturukamo ni umuryango utishoboye. Mu rugo byari byayoberanye, nabuze n'amafaranga, ariko harakabaho UTC Training Center. Iyo kabyara yatekereje ku bana nkatwe turuka mu miryango itishoboye, ibyo birakureba, ikavuga uti nawe nimuze mwige nk'abandi bana. None wowe uri gukanga ndetse dore ndaho ndicaye, urabizi nawe tugira gutya badutuma ibikoresho nkabishaka nkabigura bitewe n'ubushobozi. Urudodo rwagira gutya rukancirana, ntabwo n'ijana n'igiceri cy'ijana nkagishaka nkakibura. None wowe ufite ababyeyi bakwishyurira bakumenyera buri kimwe, uri kuvuga ngo bino bintu urimo nta kamaro koko? reka umuntu w'umujene umusore kameme ubwo se kora hano unyibukije akantu. ndakumva cyane. Nijoro ngiye gutya bampamagare bandangira akazi. kagira inkuru rero akazi, ariko umbabarire, nta n'umuntu wo mu rugo nigeze mbibwira, kuko ndamutse mbivuze ni ukumbwira ngo ngende muri ako kazi, kandi ngewe icyo nkeneye muri kano kanya ni ukwiga. aho niho ubera akajire, aho niho ubera akagoryi. nzakubwira nk'inshuti yawe ngeze ryari ubonye akazi ugiye ngo mu bintu byo guta umwanya ngo uri kwiga. Umva nkubwire Brian, ubwenge burarahurwa. ako kazi isaha n'isaha bakanyirukanaho, ariko ibi ngibi ndi kwiga ni umwuga wambesha kandi igihe kirekire. ushaka kurya arara akarabye, ibintu urimo simbizi. Umva rero nkubwire, njyewe nta bintu byo kuvuga ngo ibi bintu nabigezemo mbishaka, kandi nawe ukwiye kubikunda kuko uyu ni umwuga mwiza wakubeshaho, ugashimira n'abo babyeyi bawe bagufasha, sibyo? ntabwo ari ibyo, reka ngubwire, ndabona ibyawe ntabivamo da. reka ntabwo ibi oya mwana jya twige ntabwo ibi byatuma ubushuti bwacu bujyaho akadomo, ariko ntumbwire ibyo byo kwiga. no uko mana yanjye umukama yewe murafata iyo nuhoro Yesu nashimwe. yewe Yesu nahimbazwe kuri kwirukanka cyane. ariko se mukama twicare ku mitwe neza neza. Se musoro ibi ni ibiki? Ngambwira basi umagariki ikisi. ariko se wareba hasi wareba hejuru kubyara ni byiza we. ariko buriya musoro ntabwo gushaka kunyishima hejuru niki gitumye mpagarika nagiye kwishakira ibirayi by'abana. reka mbaye abakenewe tuvuze tumuze nabi, reka umva nkwibwirire. vuga vuba nihute. ese ko numva unyuka inabi ntabwo uzi ibyabaye. musoro ni ibiki byabaye ko utari kumbwira? dore kora tuvuye mu nama rw'icyo amashuri, aha twigara hepfo nyine kuri bombereje cya kigo cy'abakire. handi se njya mbona bagenda mu modoka naho ngaho rwose. uzi ko umukobwa wanjye niba afite utwuzukuru tujya twiga twanjye, ubu mvuye mu nama. yego ati rwiyemezamirimo bambikaga abanyeshuri, ati amasezerano ntabwo bikabariza neza, bamuhinduye bashyira umwanya ku isoko wo gupiganirwa. barasoma turatsindiye isoko rwiyemezamirimo w'umukobwa w'umujene. tugiye kumva tatugoye mu kanya ni umukobwa wawe. urambwiye ngo umukobwa yatsindiye isoko, musoro umwana wanjye agiye kujya yambika abana bakurikiza kigo iniforume imyambaro y'ishuri. oya musoro nsubirira utu umwana wanjye umwana wanjye ahubwo yaragira ibyo kudoda yabyigiye he ryari ko ntumiye ahubwo ceceka musoro. buriya nagize gutya ari mu gitondo kimwe mbona mutoni wanjye araje ati mama rero hari ikigo ngo cya UTC Training Center ngo cyazanye umwuga wo kudoda ngo
umuntu wambaye ikanzu nziza cyane, umuha amashyi menshi cyane. Muri bagenzi be banyuze ahangaha, iyi kanzu ni nziza kuruta izindi zose. Ndetse no mu myenda badoze hariya, naje gucekinga mu gitondo nza gusanga bafite imyenda myinshi kuruta abandi bose hariya. Reka nawe tumushimire, nze gusaba padiri aze amudushimire. Reka nsabe umuvandimwe ufatanyabikorwa wo muri Okufa Ekutumwa, Gadi na Dani, karibu. Hakuna kalingana mnasema? Yego. Reka ntumire Jackson. Jackson buriya yari byose hano. Yabaga umunyeshuri, akaba animateri, akaba iki. Igihe nabaga nahari nta cyapfaga, nayo tumushimire. Mu bijyanye na administration kubera ko birimo neza, ari umwana muto afite akazoza. UTC narayitangije ariko numva yuko niyo naba ntahari, niyo naba ntakiriho, ibyiza byakomeza. So ndabishimira cyane. Nubwo ari umuvandimwe wanjye direct, ariko ndamushimira, afite kwitanga, kwihangana, discipline n'ibindi byose. Kubera ko afite akazoza muri leadership, reka dusabe abafatanyabikorwa duhumurizanye, abavandimwe tuziranye nkabazibanze dushimire, tumwongera amashyi. Aka gakanzu Solange yambaye no mu gikwe wakamba, ndabeshya? Yego. Reka ntumire mzee barisanga nk'umunyamuryango w'Igiceri program waje ahagarariye abandi, amudushimire. Nkuko mwabibonye umwarimu mwiza, ntabwo twavuga ko tumuhemba, nubwo twavuga ko bitugoye, ariko harimo ubwitange budasanzwe. Turavuga ko ni hagati kibundi atuye mu rugerero. Ubwo rero turavuga ngo niba uje kwitanga, atike ukoresha ntuzajya uyivana ku mufuka wawe. Araza akitanga, akajya mu kazi gasanzwe nk'umutayeri kamutunze, nyuma ya saa sita ariko bava mu gihe yangana. So nawe turamushimira cyane, reka tumusabe igire hafi ashimire umunyeshuri. Murakoze cyane, amashyi menshi cyane. Gahunda zacu ntabwo zitinda, reka ntumire. Abarokore bajya bavuga ngo umutima wanjye wuzuye ishimwe n'umunezero biva ku Mana. Nanjye umutima wanjye wuzuye ishimwe kuba abanyeshuri barangije muri UTC, byaratangiye tureba, bikaba binasoje tureba, ariko hakari n'abandi bagiye gutangira. Ni umunezero rero. Ndashima mbere na mbere ababyeyi b'abana bize muri iyi porogaramu. Iyo akenshi porogaramu nk'izi ziri gutangira, abantu basa nk'abajya kuzisuzuguramo, ariko ndashima ko mwebwe mutabikoze gutyo kandi umusaruro murabubona. Ariko namvuga ngo ariko akomeza gute ikaba mu wa mbere. Ubwo rero natinze, never again, turishimye cyane kuko izi initiative ari zo kubaka amahoro. Ubutumwa muri paruwasi ya Busasamana, nk'uko babibabwiye, ni njyewe umoniye w'urubyiruko muri diocese muri zone ya Gisenyi. Mu by'ukuri nanjye icyo navuga, kandi bambanjirije babivuze, ni ugushimira. Mbere na mbere nshimira coordination ya UTC, ubuyobozi bwayo birumvikana, ababyeyi babagira inama kandi bakababa hafi, buryo umwana ntacyo yageraho umubyeyi atabigizemo uruhare.
yego natwe tugomba kwifasha nk'abana, ariko inama z'ababyeyi tuba tuzikeneye. Babyeyi, abafatanyabikorwa mwese mutandukanye muri hano, rwose ndabashimiye, nongeye no kubasuhuza. Kristo Yesu akuzwe. Urubyiruko rwacu kurwitaho ni inshingano no gushyigikira impano zabo, mwabonye ko bazifite. Urumuri Training Center numvishe ifite amadomene menshi, harimo ubudozi, harimo porogaramu y'igiceri, harimo gukina amateatre, hari ibyo Jacques yatubwiye bagiye gukora muri decoration no muri za service. Urumva kumenya ikintu kimwe ntabwo burya biba bihagije, ni nk'umuntu ufite ukuguru kumwe, ariko iyo uzi nka bibiri nka bitatu buriya ni ibintu byiza. Rubyiruko rero murabona ko mushyigikiwe, aba babyeyi bari hano natwe twese turi hano turabashyigikiye kandi twishimiye n'intambwe mwateye, ndetse tukaba turi hano twishimira ko mwungutse umwuga mu buzima bwanyu, umwuga uzabafasha kubaho. Nk'uko babivuze, ubuzima ni urugamba, ni uguhatana, ariko burya iyo ufite icyo uzi, umuntu ashobora kugenda areza agatuza nti narize meze neza, mu mpakazi ngakore kuko narabyize ndabizi. Tugashimira rero aba bahanye intuze ikayi irimo amategeko n'amabwiriza. Nashimiye UTC ko si ukwigisha gusa ibyo kujya ku isoko gucuruza cyangwa gukora, mwumva ko banabigisha ubuzima morali, kumenya kubaho ubumuntu, niba ariko nabivuga ubumuntu. Uyu umaze kuvuga, uyu uhereje undi kayi ntabwo mbaza amazina, avuze ko ngo mwebwe mwabanaga kivandimwe, urangije hajya muri bagaye 8 abarangije kwiga 8, ngo hari uwarangizaga udafite imakasi, mubaho mu kivandimwe mu bucuti, kandi koko nibyo niko umuntu agomba kubaho. Urumva icyo kintu baba batoje kubana nk'abavandimwe nk'inshuti, hari ikindi byabaremyemo. Uyu uvuze rwose ari kuvuga nk'umuntu uzi Imana, umukristu umeze neza rwose. Si ibyo kuvuga ngo turi kukwigisha kugira ngo gusa ngo ugende ujya ku isoko, kujya ku isoko uzi no kudoda, ariko uri umunyamanyanga. Kandi umuntu w'umunyamanyanga, umuntu utazi kubana n'abandi, wakorana n'abandi muratoye. Ibyo byose, izo nkingi zose rero nashimiye UTC ko izikora, umenye umwuga kandi umenye neza, ariko n'uburere bwa muntu nabyo ube ubifite. Nkaba nshimira rero abo 8 bari abanyeshuri 8 baduteranyirije ahangaha, rwose twishimira intambwe bateye kandi tunabifuriza umurimo mwiza. Bivuze ko nta bikoresho bafite, ariko bizaza. Nibi ntabwo mwari muzi ko amezi 6 muzayamara, cyane ko mwanavuze ko hari abagiye bacika intege bagasigara mu mayira. Ni ikintu cyo gushimira Imana rero, namwe no kubashimira, kuko ikintu cyiza cyose umuntu akigeraho yavunitse. Hari umugani, niba ari insigamigani bakunda kuvuga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, uruhe uzabeho neza. Nemere nduhe, fata iyo minota ya teatre badukiniye rwose byari birimo, baduhaye ubutumwa bwiza. Umwe ari kuvuga ati ngomba kujya kwiga rwose, nkareba ko nagira icyo menya ndetse, ariko sanje kwirirwa ndi kunyo kuvuga ibikorwa bya UTC byavuzwe. Ubu rero ndimo ndambirwe, baravuga mu kinyarwanda ngo aryoha, ntabwo ari njye wabivuze, ngo muri hangana ninza kubisubiramo, niko bimeze. Icyo ndi bukore ni ugushimira rwose. Ndahera kuri UTC, ndabashimira cyane. Burya gufata ugahuza urubyiruko muri iki gihe turimo, ababyeyi bo tubiziranyeho, muri iki gihe turimo ni ibintu byoroshye. Nk'uko babivuze ngo ese n'abahungu birashoboka kubicaza ku ntebe ukwezi kugashira 2, 3, abakobwa se biroroshye? Ni bose, ni abana bose muri rusange, ni urubyiruko rwose muri rusange. Ariko reka tubashimire ko mwe mwarabishoboye, kandi nubwo bose batakomeje urugendo ngo barusoze, ariko nibura tugize abo dusozanya nabo. Nari ndimo kwibaza se uko twaje gutangiza iki gikorwa, ubu iyo bose baza gucika intege bakavamo, ubu tuba tuvuga iki ubuze? Ni ikibazo gikomeye. Ngo reka tubashimire mwe mwashoboye gukomera
ku muhati wanyu mukavuga ngo dutangiye igikorwa kandi tugomba kugisoza. Rwose abari hano mu ntiza amashyi tubashimire. Dushobora kumva umubare 7 tukumva ko ari bake, ariko ntabwo ariko biri. Buriya abantu 7 bahuje umugambi bashobora kugera ku bintu byinshi kandi byiza. Kugira ngo bishoboke rero ngenda bisabira utuntu duke cyane. Icya mbere mbasaba ni ugukomeza mukabona nk'uko mwabivuze, aho kugira ngo mwumve ko musoje iki cyiciro cy'amashuri mwari murimo kwiga ubudozi, ahubwo kuba mwariganye biba byarira ubushuti. Ubwo bushuti rero ni mubukomeza, naho mugiye mu murimo mugafatanya, mugakomeza ugufatanye, ntiwumve ko mugenzi wawe nabura igikoresho uri bumureke ukumva ko wowe niwe bakibonye uri bugende ugakora wenyine, ahubwo ukavuga ngo uyu munsi niba afite igikoresho, niba mugenzi wanjye atarakibona, icyo dufite turagikoresha dute kugira ngo twese tubeho. Nicyo mbifuriza. Ikindi nuko njya mbibona mu matelier, ugasanga muri atelier runaka umwe agira abakiriya, basanga undi icyumweru gishobora gushira nta muntu uramubwira ati ndakuzaniye umwenda udodere. Ntibizabarange, ahubwo muzakomeze mukorere hamwe nk'uko muri UTC mwakoreraga hamwe. Mukore nk'umuryango, umukiriya uje abuwa mwese, kuko nukora uvuga ngo ndodeye umuntu amafaranga mpaye ndayacyuye mu rugo ngiye kuyarya, ntacyo bizabamarira. Ahubwo mwebwe mukore, nimushaka mukore company. Jacques azabibafashemo, ndabizi ko abishoboye. Mubahozeho ijisho namwe ntimwumve ko basoje batakiri mu maboko yanyu. Ahubwo n'ibinaba byiza niba atari n'abanyamuryango ba UTC bajyemo, mubakangurire kuba abanyamuryango. Noneho n'ibyo bazakora, niyo kampani bazajyamo rizabe nk'ishami rya UTC kugira ngo murusheho kubakurikirana no kumenya imibereho yabo. Abenshi nabonye ari urubyiruko, nako bose n'urubyiruko. Uyu munsi cyangwa ejo dushobora kubona tuvuga ngo muri babandi basoje wa munsi harimo ufite ubukwe, ntituzahakenyera se? None se tuzamuhereza kujya kubaka urugo atarigira? Birasaba ko agenda akaba umudamu, akaba umugabo ushoboye kubaka rwa rugo rwe, biturutse kuri ziya nyigisho, kuri bya bikorwa byiza azaba yarakuye muri UTC. Ntabwo dushaka ko birangirira hano. Uwambagirije yaravuze ati turimo turarerera igihugu. Buryo kugira ngo urerere igihugu, kugira ngo ugirire umumaro igihugu, nukubanza kwigirira umumaro ubwo ubwawe. Iyo utishoboye bwose igihugu ntabwo uba ugifitiye umumaro, ahubwo uhinduka umuzigo ku gihugu. Ntabwo ari byo tubifuriza. Turifuza ko mwebwe ubwanyu mwigira, noneho mukagirira n'igihugu akamaro, kandi birashoboka. Mushobora kwibwira ngo abatayeri bamaze kuba benshi, ese imirimo izaboneka he? Buriya kugira ngo umuntu abone abakiriya ntabwo ari uko aba arikora wenyine, ahubwo kunoza ibyo ukora nibyo biguha akazi. Kunoza ibyo ukora nibyo bituma abantu bashima ibyo ukora, ukaba ushobora ugasanga uje uri mushyashya, hari abandi bamaze imyaka myinshi babikora, aho ugasanga wowe urabikora neza, nabo abakiriya bagatangira bakakuyoboka, ugasanga bateye imbere. Ntabwo rero muduteye mwebwe, ahubwo turashaka ko muzamurikira abandi. Buri wese akifuza kuba umudozi kubera ko azaba yabonye ko byakugiriye umumaro kandi ubayeho neza. Icya nyuma ndaza kwisabira ababyeyi bari hano. Hari ikintu tujya tugira nk'ababyeyi, ugasanga urumva ko umwana yakuze, ukavuga uti namwishyuriye, yarangije ishuri, nagenda ajye gushaka akazi nawe amenye ubuzima bwe. Ntabwo umwana niyo n'ufite urugo, buriya Mzee Pascal hari igihe na Jacques ajya yumva amuteye impungenge kuba atetse uriya mwana buriya ejo bizagenda bitese ko mbona imyaka irimo kusatira, nyuma yaha bizagenda bite, sibyo Mzee? Ugahora ni impungenge atari ko uriya mwana yanabyo yagira n'umwana, kuko se umwana wa Jacques bizagenda bite, nawe yaba mukuru, ugahora ufite izo mpungenge zo kumva uhangayikishwe no kubona ejo he hazaza hazaba hameze hati. Niyo mpamvu rero umuhora hafi mu nama za buri munsi, wabona agiye gutumura umuhungu ati oya, iyo nzira urimo ntabwo ari ahubwo kurikira. Noneho ibyo nibyo bituma nibura tuvamo abantu bazima bashobora kugira cya gihugu umumaro. Kugira ngo tugire igihugu umumaro nuko bihera mu miryango wacu. Umuryango wawe umeze uti? Uwo muryango rero ntabwo ugizwe nawe gusa, ni wowe n'abandi bagukikije, wa muryango mugari. Rero
nitubishobora ndatekereza aba bari inyuma yacu ntabwo umubare bambwiye ko batangiye ari 20 bo turifuza ko abo 20 bose bazasoza inyigisho zabo tukazaza hano tuvuga ngo nta n'umwe wacitse intege kandi ni mu muzabatera imbaraga nibabona murimo gukora neza mubayeho neza bazavuga ati ariko ahantu twagiye ni hazima ariko nibabona muritangiye kuza kubabwira ngo akazi karabuze nubwo twize ntacyo bitumariye niko benshi bakunda kubivuga hari abanyarwanda ko diplome mfite imariye iki namwe mwabonye uyu munsi ni diplome ntimuzumve ko ntacyo bamariye ahubwo muzayibyaza umusaruro kandi kubibyaza umusaruro nta kindi ni ugukunda umurimo mukanoza ibyo mukora kandi mugashyira hamwe kumva ko ugomba kubaho ntubeho ku bwawe gusa ahubwo ukabaho ku bwawe no kuba mugenzi wawe numva rero nabashimira kandi bizeza ko bafite umwanya muto ariko hari n'ingendo nyuraga hano nitambukira gusa nkaza kureba uko bimeze mbere arimo tukaganira ariko tuba tubafite ku mutima twifuza ko nibura ubutaha tuzagira ishuri n'ubu hari gahunda ndatekereza biracyatekerezwaho mbuga ngari hari igihe bashobora kuduha ishuri ry'imyuga baduha ishuri ry'imyuga rero urumva ko niba dufite urubyiruko hafi bizadufasha sinzi niba barabagezeho barimo kubarura abaparasosho urubyiruko rwose turashaka kureba dufite urubyiruko rungana iki rudafite akazi ku buryo twasaba ko baduha ishuri ry'imyuga ibyo rero bikunze urumva ko ni izindi mbaraga tuzaba twungutse na bya bikoresho twavugaga bizaboneka no mu buvugizi dukora turabizi ko mukeneye ibikoresho ariko ntabwo ibintu byose bibonekera rimwe ntabwo ntibizabaca intege ahubwo dukomeze dukore kugeza igihe natwe ibizashoboka tuzabibafasha ibyo tudashoboye tuzakora ubuvugizi ariko rwose mwumve ko ubuyobozi mu izina ry'ubuyobozi rwose turabashyigikiye kandi turi kumwe namwe ntagiye muri byinshi nk'uko nabibabwiye byinshi byavuzwe ni ukubifuriza imirimo myiza kandi ndabizeye sibyo ndabizeye rwose tuzakomeza n'abafite ikibazo cy'aho gukorera dushobora kuvugana na hariya mu Gakiriro tukavuga ngo dufite abantu barangije kwiga ubudozi barashaka kwimenyereza hari andi makoperative afite iby'ubudozi bakimenyereza akazi ntabwo bazaza nk'abanyeshuri ahubwo nakugira ngo bakomeze bispecialize kandi mutazaba abatayeri bajya gusaba modeli nabonyemo murimo n'abamodo muhangeza modeli kuba ahubwo uje kudodesha ntumubwire ngo nyereka modeli ahubwo azasange ufite modeli abajene mugende musacinge mushake modeli nziza hari umutayeri ujya kudodesha akaguye ati ndakudodora ibimeze bitewe ahubwo wowe murebe mubwire uti wowe ndabona modeli yakubera niyi niko bigenda murakoze cyane rero kandi kuvuga byinshi kambashimira murakoze Tifa arakoze kaducumbikira gahunda y'uyu munsi